The Zoom TV 24. Nyamirambo uzayivamo ryari? Mva Nyamirambo ni yanjye nzayibamo kose nzayisazamo nk'imbabura. Uzayisaziramo nk'imbabura? Imbabura ariko se ziracyaba Nyamirambo ntihagezweho gaze. Zirahari rwose imbabura zahari n'amagazi turakoresha ariko ni mapinzi biza kuba kwazikoresha nta kibazo. Hanyuma umuntu mukuru nkawe ugiye wagira amenyo angahe? 36. Ubwo nangahe? 36. Ubwo 36 niyo ufite. Akanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yes, nizera ko meze neza mu bice bitandukanye nkuko mubimenyereye tujya dufata umugoroba umwe tugatembera ahantu henshi hatandukanye cyane cyane twibanda mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni umujyi ukomeje guhinduka umunsi ku munsi. Ndakubwira ko niba waruheruka Nyamirambo muri za 2006 2020 ukaba wagera Nyamirambo aka kanya nta kwizeza ko Nyamirambo yarahindutse. Abantu benshi bamenyereye hari amazu ariko ntabwo bakiri amazu. Imihanda ni myinshi cyane hano muri Nyamirambo. Abantu ubona ko n'ubusanzwe nka Nyamirambo abantu Nyamirambo nabizi ko biyemera bakavuga ko Nyamirambo ari wo mujyi n'ubundi biragaragara. Nyamirambo yarahindutse. Uyu munsi tujye gutembera turebe ku mugoroba ese Kigali haba hameze hate cyane cyane muri quartier y'Nyamirambo. Ni iki gishobora gutuma umuntu agera Nyamirambo akaryoherwa ntave muri aka gace ka Nyamirambo gakundwa n'abatari bake. My name is Didas, ngiye kugenda nganira n'abantu benshi batandukanye batubwire ibyiza byo kuba muri Nyamirambo kurusha uko wajya kuba ahandi hantu. Hano haramenyerese hako Nyamirambo nyine urayizi. Njye nitwa Didas rero. Hanyuma turimo kugenda tuganira wageze nk'Inyamirambo nka ryari? Kwa Karindwi. Kwa Karindwi? Ubwo bwa mbere uruhakandagiye? Oya, ntago rwo gwembe. Okay, hanyuma tangira twibwira utubwire ubona ari ibiti byahindutse muri Nyamirambo. Hanyuma utubwire ubundi Nyamirambo irisha iki utundi duce two mu mujyi wa Kigali wenda wabashije kugeramo? Numva umujyi wa Kigali nabonye ari ahantu heza ko bisegiye nahaziye. Haje nari 2017 nje gukora akazi ko mu rugo. Kizanga mitanaha nyine. Okay. Mitangaruka 2019 mu kwa Karindwi. Hanyuma yuri Nyamirambo by'umwihariko agace ka Nyamirambo niko twahisemo kuri uyu munsi cyane cyane ku mugoroba nk'uyu kugira ngo dutembereremo. Nyamirambo irushiye iki utundi duce wewe ukundira iki kubi Nyamirambo? Yewe ukunda kubona Nyamirambo na ahantu heza cyane hari abasitari bwana n'abandi n'abasirimu kabisa. Abantu bazatubwira ati buriya Nyamirambo na saa 6 z'ijoro ubona ibyo kuri cyane rwose urabibona kabisa. Hanyuma se Kigali uzayivamo? Ntago nzayivamo kabisa. Kubera kizazayivamo? Ni heza cyane. Heza cyane. Kandi hari amafaranga menshi. Hanyuma muri tembera Kigali se utundi duce wagezemo wenda ukavuga ati okay na Nyamirambo ni heza ariko naka gace ni keza cyane nakaye. Ndumva nta hantu ndanje usibye Nyamirambo gusa no muri Kimisagara. Nuko hano mu Biryogo niho hantu natembereye cyane. Okay. Kugeza ubu kuri wewe Nyamirambo iracyara agace ka mbere karyoshye muri Kigali. Cyane rwose. Okay, tugushimire cyane urakoze. Ariko nyine uzajye ijya no gusura mu rugo. Nta kibazo. Siko bimeze. Washatse umugore se? Oya nta mugore mfite. Gukurara uzamushaka ryari? Imana ni ibizi. Nawe uzabigiramo uruhare? Oya. Ngo ariko ufite nk'umukunzi yende. Ndamufite. Ntabwo ajya gushyira kuri pressure kubwira ati se shaka vuba shaka vuba. Oya ntabwo ajya mishyira. Okay. Sawa rero amahirwe masa uzadutumira tuzagutumikira. Hanyuma turimo tugenda tuganira n'abantu benshi batandukanye. Icyo twabwiraga nuko Kigali yarahindutse ariko by'umwihariko uyu munsi twacaguye cyangwa se twahisemo agace k'Inyamirambo. Ni ibiki byiza bishobora gutuma umuntu ava muri Kimihurura, bishobora gutuma ava muri Kimironko, abantu b'Inyamirambo akaza gutura muri Nyamirambo. Tugenda tuganira n'abantu benshi batandukanye. Niba udashaka kujya muravamo ntago urakomeza kuburana. Musara makuru? Nawe utuye hano muri Nyamirambo se? Hanyuma witwa nde rero? Nizeyimana. Posiyane waje uturutse heza? Iwacu ni mu Gakenke. Mu Gakenke. Ubu rero ubaye Nyamirambo nk'igihe kingana iki? Mazemo imyaka 10. Imyaka 10 muri Nyamirambo? Nyamirambo rero nta muntu uhaba atari umusitari. Nawe uri umusitari ubwo? Oya ntago ndi umusitari ngewe. Hanyuma Nyamirambo ukora y'ibiki se? Nkora akazi gasanzwe ibintu by'ubufundi byo kubaka mbese muri make. Ubwo imyaka 10 irashize? Ishize ndimo. Ufite umugore se? Mufite mu ntara. Mu ntara. Nukuvuga ngo ujya winyabya rimwe na rimwe ukajya mu ntara ukamukubitira nk'umuceri w'umutanzania
akumva ibyiza by'i Kigali. buri kwezi ndataha. Hanyuma rero uyu mugoroba twahisemo gusura agace ka Nyamirambo. Weho ubona Nyamirambo ni iki cyiza ifite ku buryo umuntu yavuga ati ebana Nyamirambo niko gace ko kuryohereza muri Kigali? Nyamirambo ni nziza kubera ko nawe ufite amaboko inzira ntabwo yakwica, ntabwo wabura akazi. Nicyo cyiza nkundira Nyamirambo ngewe. Ikigushimisha yo kurenza cyane Nyamirambo ni ikihe? Aho zatubwira ati Nyamirambo ntibasinzira burya. Oya barasinzira biterwa n'akazi ubukora. Mu bunjye akazi nkora nakubufundi. Ubundi akarangije ndatashye ingoma kugenda natana ruhuka. Hanyuma uteganya kuzasubira mu cyaro cyangwa Nyamirambo yarakuryoheye? Oya ndataha se ko mfite umuryango nabuzwa n'iki gutaha. Ko nakuze nakuze yatuma nataha se. Naryo. Hanyuma se mu rugo se usubiye nko mu cyaro za Gakenke harya? Mu Gakenke umurenge wa Rushashi. Ni nkaki se ubakira ku buryo bavuga ati umwana wacu avuye i Kigali Nyamirambo? Kubera ko mfite umukecuru ngene burya abakecuru bashimishwa n'akantu gato cyane. Cyahura n'agafuka k'umuceri nabatema amadora muhaha nzanye n'uyu nakamuha. Ariko kuba kumfite n'umuryango nari uko nigenza n'umuryango wanjye nyine. Umukunzi wawe mukuye Nyamirambo se? Oya. Namukuye wacu. Okay. Kutamuzana Nyamirambo se ngo mubana? Ndubatse na mfite urugo nago namuzana. Nago wamuzana. Hanyuma rero umuntu wenda nk'akayi kandi kantu kari special Nyamirambo ku buryo umuntu yavuga ati ebana Nyamirambo niwo niko gace ngiye niyumvamo. Oya Nyamirambo ni heza cyane. Ikihagira heza nyine ni ikihe? Ni iterambere ryaho uri kubona amazu ibintu byose ubona ko ari sawa. Aya nkwibariza akabazo. Ubu turi mu mwaka wa kangahe ubwo? 2020. Hanyuma ari Noheli n'ubunani n'iki kiba mbere? Ni Noheli. Kubera nyine ariko buriya Noheli abantu bo mu byaro nibo bayikunda ariko mu mujyi wa Kigali bakunda bonane cyane. None wowe uyigereranyije ari Noheli n'ubunani n'iki kiba mbere? Nyine ikiba mbere ni Noheli. Bonane buza bwa kabiri. Umwaka ugiye kurangira mbese. Wigeze ujya mu ishuri? Nizeho bukeya. Nizeho bukeya. Umuntu agira amenyo angahe? 32. 32 ubwo ni umuntu mukuru. Tugushimire cyane wakoze. Murakoze cyane. Hanyuma rero uzadutumire dusangire n'ibyani mugoroba siko bimeze se? Nta kibazo. Okay. Urumva ko rero niyo yaturutse mu Gakenke ariko aravuga ati reka nanjye nzi Nyamirambo, akomeje kutubwira ko Nyamirambo ni agace keza cyane. Uyu munsi twababwiye ko tubajyana i Nyamirambo. Nyamirambo abantu benshi bahatuye baravuga ngo iyi niyo kapitale, uyu niwo murwa mukuru. Nyamirambo hararyoshye. Hanyuma abayibayemo igihe kinini turagenda tubabaza ni ibiki byiza babona byo kuba i Nyamirambo. Ese Nyamirambo harusha iki utundi duce two mu mujyi wa Kigali ku buryo umuntu yahitamo kuva Kimironko akaza gutura Nyamirambo? Bamwe batangiye batubwira ko Nyamirambo ntabwo waburara. Nyamirambo igihe cyose washakira kurya warya. Harandi kubona umusore wenda nabyemera turagana. Umusore umeze neza? Nari papa. Amakuru umusaza? Ni meza cyane. Nawe tuye hano Nyamirambo se? Ni Nyamirambo. Witwa nde rero? Akizimana Theodomire. Ubusanzwe bakwita akahe kazina se k'ubusitari? Nyamirambo ngo nta muntu waba atari umusitari. Nitwa Gasongo kabisa. Gasongo. Kubera iki se wakwise Gasongo? Uko ndi muremure tu. Mbona utansumba? Nuko bareka mbikwereka ko gusumba. Narakwibiye mu mibare. Hanyuma Gasongo hano i Nyamirambo habaye nk'igihe kingana iki? Imyaka 3. 3. Hano rero turi muri gahunda ya tembera Kigali. I Nyamirambo harusha iki utundi duce wabayemo mu mujyi wa Kigali? Urebye biragaragara kuko hano abantu benshi barakunda deja ntago bajya bagira time yo gufunga tu. Icyo ushaka cyose wakibona muri Nyamirambo utagiye kure cyane. Utabaye muri Nyamirambo ni akahe gace kandi ko mu mujyi wa Kigali wasura cyangwa se wakwishimira kubamo? Bibaye ngombwa ko nyivamo ku mpamvu runaka. Mba numva najya kureba nka za Kimironko tu. Ariko se abantu batuye Nyamirambo bakunze kuvuga ko ngo Nyamirambo ariyo quartier nziza cyane mu mujyi wa Kigali. Nawe niko byemera? Niko mbyemera. Ubwo ni rushi ikizindi rero ku buryo bavuga ati Nyamirambo irenze. Twebwe tuba twumva wenda nka quartier nziza zirenze za Nyarutarama ari abakire. Oya. Nyamirambo yakira buri wese uri muri kategori yetu. Okay. Baravuga ngo na saa 7 baba bagikora niko bimeze? Na saa 9. Zijoro. Umutekano ari full kandi. Kabisa. Hanyuma reka nkwibariza akabazo. Ari Noheli n'ubunani n'iki kiba mbere? Ni bonani. Kubera iki ubidusobanure kugira umuntu abyumve neza? Bonani ba ku itariki ya mbere z'umwaka. Noheli ikaba ku itariki 25 z'ukwa 12 mu kwezi kurangiza umwaka. Ubwo Noheli niyo iba mbere? Oya. Bonani niba mbere uko ari iba mbere y'umwaka. Nitangira umwaka. Nitangira umwaka. Kerakoze cyane. Wigeze wiga? Cyane. Wagarukiye nko mu bakanga niba atari uko kubaza byinshi. Siniya tu. Hanyuma umuntu mukuru nkawe ugiye wagira amenyo angahe? 36. Ubwo nangahe? 36. Ubwo se 36 niyo ufite? Ni nabiri.
urumva ko ajya 32 siko bimeze kabisa. hanyuma mu majyaruguru y'u Rwanda habaye ikihe gihugu uko bisa kose wenda ashobora kuba utaragerayo? Uganda. Mu majyepfo bwo hakaba ikihe? Uburundi. Mu burasirazuba? Tanzania. Burengerazuba? Kongo. Wowe wasoma cyane kabisa. Nyamirambo uzayibamo? Ugomba kubisobanutse cyane. Tugushimiye cyane. Uteganya kuzasubira mu rugo ryari se? Kuri 7 z'ukwa kane. Ubusanzwe ni Burera. Burera? Ahubwo iyo ugiye Burera uturutse Nyamirambo abantu bakwakira gute? Barasasa? Aba ari igitangaza kabisa. Nanjye nkora uburyo ngomba kushana y'agashya gahebuje. Ni nk'ibiki witwaza kabisa ukavuga ati nk'umuntu uturutse Burera reka nanjye mbakosore nk'abantu nk'umuntu uturutse Nyamirambo wavukiye Burera. Ngomba kugenda nandukanye nabo nambaye neza kurusha uko mba nambaye ndi hano i Kigali kuko style wambaye ni Kigali ntago bayibona kuko abona wowe ubuciriritse ariko iyo ugezeyo wowe wabona ko ari wowe urenze muri rakaritsiye abantu bose bakureba kabisa. Tugushimiye cyane wakoze. Hanyuma turacyari muri Tembera Kigali uyu munsi turi i Nyamirambo niho twabahitiyemo kugenda tuganira byinshi kugendanye n'ubuzima bw'inyamirambo ni iki cyiza inyamirambo ni iki cyatuma umuntu ava za Kibagabaga akava ahantu henshi hatandukanye akaza gutura inyamirambo. Tuyi Nyamirambo se? Oya ntagahano. Niwe yahure mu muhanda. Amakuru chef. Meza. Nyamirambo bavuga ko aba abasitari nawe uri umusitari w'inyamirambo. Nanjye umusitari rwose. Bakwita nderere. Njye nitwa Munyurwa na Akadeni. Hanyuma wigeze ujya mu kindi gihugu kitari u Rwanda se? Wapi? Ariko ujya wumva nk'ibihugu bikikije u Rwanda mu majyaruguru bakavuga habaye ikihe gihugu mu majyaruguru y'u Rwanda? Kongo. Majyepfo. Gerageza birakunanira turagufasha. Za Burundi. Tanzania. Iburasirazuba akaba tutangire mu majyaruguru ariyo Kongo. Mu majyepfo Tanzania. Iburasirazuba nibyo mbasha kumenya. Okay. Majyaruguru ari Uganda. Uganda cyangwa se majyepfo akabayo Burundi. Iburasirazuba akabayo ntabwo gare byo nabasha. Tanzania. Iburengerazuba akabayo nta bindi basha kubanza. Kongo Kinshasa. Urumva rero utangiye kubimenya. Hanyuma se umuntu nkawe ngana nkawe mukuru. Umuntu mukuru afite nk'amenya angana iki? Angahe? 32. Amenye 32. Icyo uragikoze cyane. Tugushimire rero. Nyamirambo uzayivamo ryari? Mva Nyamirambo ni yanjye nzayibamo kose nzayisazamo nk'imbabura. Uzayisaziramo nk'imbabura? Imbabura ariko se ziracyaba Nyamirambo ura ntihagezweho gaze. Zirahari rwose imbabura zahari n'amagazi turakoresha ariko ni matunzi biza kuba kwazikoresha nta kibazo. Ufite umukunzi se? Umukunzi ndamufite cyane. Nyamirambo. Abakunzi b'Inyamirambo mubana gutese. Banumva ngo kumwe neza nta kibazo nta makimbiranye ko. Umukobwa w'Inyamirambo se kumutunga biroroha ariko mbona ari mu masitari. Urahiga yewe anakazo kahiga ukabona. Kugira umufatishe buriya bigusaba ko uba uhagaze gute? Kugira ngo umufatishe usanga abantu ushaka amafaranga udafite amafaranga ntabwo rwose ntabwo abasha kumutunga. Nko ku munsi buriya yagukosoma nkangahe? Ku munsi n'amafaranga ibihumbi 2 byo bigomba guhita bikagenda. 2 ku mukobwa w'Inyamirambo wamutunza akicara rwose pe. Hanyuma rero tugushimiye cyane kandi twifuriza amahirwe masa. Nokuri. Akazi keza. My name is Didas turacyagenda tuganira n'abantu benshi batandukanye ba hano inyamirambo tugenda nako dutembera cyane kuri aya matara meza y'inyamirambo. Mubwira ko that is the Zoom TV 24 turimo kugenda tuganira ku buzima bw'inyamirambo cyane cyane ese Nyamirambo niki kiza kiriyo kurenza mu tundi duce tw'umujyi wa Kigali niki umuntu ashobora guhitamo kuvuga ngo cyangwa se yashingira ku akavuga ngo ngiye gutura inyamirambo kurusha handi cyo nakubwira nuko ku masaha y'umugoroba Nyamirambo habagaragara neza cyane imodoka na muvundo abantu benshi twatumenyereye arabaheruka za Nyamirambo hakimo ya mataxi yabaga adekoye ibintu byinshi cyane ariko kwasiteri nizo ziba zicangaha ubona ko Nyamirambo yabaye muji abanyamirambo noneho bafite cyatuma bavuga ati kabisa Nyamirambo ni wo muji twemera. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.